N'amakuru ababaje, n'amakuru ateye agahinda, n'inkuru y'incamugongo yongeye kumvikana mu karere ka Rutsiro, aho abagabo babiri b'inkorokoro rwose ubona ko bafite imbaraga bafashe umuturanyi wabo bari baturanye, baramukubita bamugira intere. Bamwe rero mu baturage bakomeje kubabazwa n'ukuntu bano bagabo bafashe umuturanyi wabo baramukubita rwose baramuhondagura. Bamwe bakavuga ati ese niba ari ibibazo bari bafitanye iyo babijyana mu bayobozi, iyo babijyana mu bunzi, murabizi ko buri kagari cyangwa buri mudugudu haba harimo abunzi, nyine uragenda bakabaganiriza mukababwira ibibazo mwari mufitanye n'umuturanyi wabo, ubundi bakabunga mugasubira mu buzima busanzwe. Ariko nyine abantu bagabo banze kubyumva cyangwa ntibigeze babiha agaciro, ubundi bafata uwo muturanyi wabo baramukubita bamugira intere. Ese n'ubundi aba bombi bapfaga iki? Kubera iki bafashe umwanzuro wo gukubita umuturanyi wabo? Yari yakoze iki? Ese n'ubundi bano bagabo bakoraga iki? Kugira ngo rero tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, namwe ndashaka ko mubanzaho iyi nkuru, namwe mubanze mutangeho ibitekerezo. Ese n'ubundi birakwiye kwihanira? Umuco wo kwihanira urakwiye? Ese bano bagabo bo bakwiye iki gufata umwanzuro wo gukubita umuturanyi wabo? Gusa rero nanjye icyo mbasabye, muze kureba munsi y'iyi nkuru murahabona ijambo subscribe cyangwa sabone, namwe mukandeho kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano kuri KN Road mujye muba ba mbere mu kubibona uko tugishyizeho, muhite mukibona bwa mbere. Reka tubanze dufate akaruhuko, noneho tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ibabaje. Kubona abantu mwari muturanye cyangwa abantu muturanye, murabizi ko iyo umuntu aturanye ni kwa kundi musabana umunyu, kwa kundi musabana amavuta, ariko rero ugafata umuturanyi wawe ukamukubita ukamukomeretsa. Ese uba utekereza iki wowe ubwawe kuba uhohoteye uwo mwari muturanye witungaga? Ariko uyu muturanyi ukuntu bamugize rwose birababaje kandi biteye n'agahinda. Reka rero nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, nk'uko musanzwe mubimenyereye. Muzi ko tugenda tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero ni inkuru yo mu karere ka Rutsiro. Abagabo babiri bafashe umuturanyi wabo bari baturanye, baramukubita baramukomeretsa cyane bamugira intere, kwa kundi nyine nuko yihaga cyangwa nuko yihahiraga. Ubu ngubu bigiye kujya bigorana. Aba bagabo babiri rero bakubise uyu muturanyi wabo nabo mu karere ka Rutsiro, aho barimo barakekwaho gukubita ndetse no gukomeretsa umuturanyi. Umwe muri bo yari afite n'urumogi, umwe muri abo bagabo babiri ngo yase ngo bamusanganye n'urumogi. N'ubundi urumva ko ibyo ngibyo atari wabyikoreshaga. Murabizi ko ari igihe abantu banywe ibiyobyabwenge, none ikiyobyabwenge kikaba aricyo kikuyobora, ati kikakubwira ati kora kino kintu, kubita uyu muntu, kora iki, ariko utakigambiriye, ahubwo ari ikiyobyabwenge umaze kunywa kirimo kirabigukoresha. Rero abo bagabo babiri harimo umwe witwa Mupenzi Diodoni, afite imyaka 34, ukekwaho gutema umuturanyi we witwa Niyibigira Valence, aho yamukomeretse bikomeye cyane mu ivi, ndetse n'undi witwa Shimimana Viana w'imyaka 33, nawe wakekagaho gukubita ndetse no gukomeretsa uyu muturanyi we. Aba bombi bafashwe ku wa mbere tariki ya 21 Ukwakira 2024. Bari basanzwe batuye mu mudugudu wa Nyagahinga, akagari ka Shure, umurenge wa Mushubati wo muri kano karere ka Rutsiro. Aba bagabo babiri rero bakimara gukubita uyu muturanyi, abaturage nabo baratabaje. Bakitabaza rero
inzego zigiye zitandukanye zirahagira ziza gufata abo bagabo zibata muri yombi, kuko n'ubundi urumva bino bintu ntabwo bikwiye gufata umuntu mwasangiraga, umuntu mwakanaga ibigiye bitandukanye. Buriya umuturanyi wawe aba ari ikintu kinini cyane, aba ari ikintu gikomeye, rero kumufata ukamukubita ukamugira intere niyo mwaba ari ikintu mupfa, mugomba kugenda nk'uko twatangiye inkuru mbibabwira, mugomba kujya mu bunzi bakabunga aho kwihanira, byo uwo ni umuco utari mwiza cyane. Kuri ubu rero nabo amakuru aravuga ko ubu bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Gihango iherereye muri kano karere ka Rutsiro. Uyu mugabo witwa Nshimiyimana Valens we ubwo yafatwaga yanasanganwe mu ikoti ye yari yambaye udupfunyika 6 tw'urumogi. Urumva n'ubundi ntabwo bino bintu yari kubyikoresha adafite ikiyobyabwenge. Iyi nkuru ikomeje kugarukwaho n'abantu benshi cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, barimo baragenda bayitangaho ibitekerezo byinshi cyane. Yanagarutsweho cyane n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati mwene Danta Jean Pierre, aho yabwiye itangazamakuru ko abo bantu bafashwe bashakishwaga n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa ubwo yari arimo araganira n'itangazamakuru ahangaha yagize ati, aba bombi bashakishwaga na RIB kubera ibyo byaha byo gukubita ndetse no gukomeretsa abaturanyi babo. Dutungurwa no gusanga udupfunyika 6 tw'urumogi uriya Nshimiyimana Viana we yari afite. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mushubati kandi yakomeje agira ati, abanyarugomo akenshi iyo tubafashe tunasanga bakoresha ibiyobyabwenge nk'ibyo by'urumogi, banarangwa n'ubusinzi bukabije. Kikaba ari ikibazo duhangana nacyo kenshi, cyangwa kikaba ari ikibazo dukunda guhura nacyo kenshi cyane, kuko abantu benshi ukunze gusanga mu bikorwa bitemewe n'amategeko, mu bikorwa bibi, ukunda gusanga atari bo babikoresha, ahubwo ukunda gusanga ari ibindi baba banyweye birimo biragenda bibakoresha. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Mushubati mwene Data Jean Pierre kandi yasabye abaturage kwirinda ndetse no kwishora mu bibi bihungabanya umutekano wa bagenzi wabo. Mbere yuko twasoza iyi nkuru, kuko ni na hano naho tuyisoreje, murumva ko bino bintu biba ari ibintu bigayitse, ari ibintu bibabaje cyane, nk'uko n'abantu benshi cyane barimo baragenda babigarukaho mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bibaza ikiba cyabaye kugira ngo umuntu afate umuturanyi we, cyangwa umuntu niyo bataba ari umuturanyi wawe, umuntu wese ukamukubita, kandi ubuyobozi buhari ari cyo ubuyobozi bubereyeho bugomba kubagira inama. Murumva rero ko bino bintu atari byo. Ndagusabye rero ko n'ubundi wareba munsi y'aya makuru yacu nk'uko twatangiye mbibabwira, murabona ijambo subscribe mukandeho, ndetse n'akazugira nako nikaza nako nimugasige nako mugakandeho. Kandi ikindi mbasabye rwose duhe n'ibitekerezo, muvuga ati muhindura iki, ibyo mutugezaho ni sawa, ahubwo muzongeremo ibi. Ibyo nabyo biradufasha, kandi ufate n'iyi nkuru uyisangiza abandi kugira ngo nabo bumve aho ibyiza biri, ko n'ahandi ari hano kuri KN Radio. Rero reka nanjye mbabwira ati mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku munsi. Ciao ciao.